before that Scovia Mr. President, exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier yari ibiki interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa Minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Iminsi navuga ko itari mike cyane yari ishize ikibazo cya Minisitiri Olivier Nduhungirehe ndetse n'umuyobozi w'abanyamakuru bigenzura RMC Madame Mutesi Scovia. Ni ikibazo cyabaye ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu, abantu batangira kugenda bakigarukaho nyuma y'amatariki ya za 17 ndetse aba bombi batangiye kunubundi gusubizanya ku itariki 17. Icyo kibazo cyarabaye ndetse aba bombi basubizanya ibitekerezo bigiye bitandukanye, ariko biza kuba birangira kuko abantu bumva ko binarangiye bibonye igisubizo, dore ko n'ubundi nta wongeye kuba yavugisha undi cyangwa ngo havuke ikindi kiganiro gishyashya. Ibi ngibi rero byarabaye twumva ko birangiye, ariko uyu munsi ubwo umukuru w'igihugu yari ari kugirana ikiganiro n'abanyamakuru ndetse n'abakonte creator baturutse hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, nibwo yaje kuba agera ku kibazo cya Scovia ndetse na Minisitiri Olivier Nduhungirehe. Ubwo Scovia yaragiye kuba abaza ikibazo ku kijyanye n'uburyo abantu muri no minsi ngo bari muri secteur private batajya bishyurwa amafaranga, nyamara ugasanga baba bakoze. Aha rero niho umukuru w'igihugu yahise amubaza ati buretse gato cyane tubanze tugaruke ku kibazo cyawe ndetse na Minisitiri mwamaze igihe rwose musa kaho twita mwaje kuba muyigarurira. Rero ndagira ngo muze kuba mumbwira ikibazo hagati yanyu cyari cyabaye cyatumye mutacyumvikanaho. Ubonye ko ni ikiganiro rwose cyamaze igihe kirekire kuko umukuru w'igihugu ntago yacyumvaga neza, ku mpande zombi bamubwiraga akumva wapi ntago biri kujyamo neza cyane, dore ko iki kibazo nakubwira ko n'umuntu wese wari uri hariya ndetse n'undi muntu wese wari ubikurikiranye online, iki kibazo na n'uyu munsi utapfa kumenya ngo ni ikihe, dore ko umwe avuga ko yaje kuba asemura inyandiko nabi, undi akaza kuba mushinza ko yanditse ibintu ngo bidasobanutse. Aha ngaha rero byari byabaye agaterera nzamba imbere y'umukuru w'igihugu, hatangira kubazamo n'abandi batangabuhamya bagiye babibona nk'uwitwa Albert ndetse akazamo n'uwitwa Sokimu nawe waje kuba atangaho igitekerezo, nyamara iki kibazo gikomeza kugenda gihinduka urucabana. Ariko gato cyane ngira ngo dusubire inyuma ku itariki 17 ubwo z'ukwezi kwa gatanu, aho hari umwaka wa 2026. Aha rero nibwo ikibazo n'ubundi cyatangiye kugenda cyabaye cyaba bombi, yaba ku ruhande rwa Olivier Nduhungirehe ndetse na Mutesi Scovia. Ni ikiganiro uwitwa Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaje kuba yandikiraga abakongomani ababwira bati rwose mwe murabeshya, ntago perezida wanyu cyangwa undi muyobozi wese yigize agera mu gihugu cya Kenya ngo aze kuba yakwitabira igikorwa cye cyabereyeyo. Icyo gihe rero uwitwa Mutesi Scovia yahise avuga ngo ese ko abakongomani barimo bavuga ko perezida wabo yahageze ndetse akaba yaritabiriye inama ndetse akaza gutanga n'igitekerezo ku kijyanye n'igihugu cy'u Rwanda, ese gute Minisitiri we ari kuvuga ko atagezeyo? Aho ngaho rero urabizi ko Madame Scovia hari ikiganiro ajya agira mu gitondo n'abo banyamakuru be bafatanyije rwose. Aho ngaho rero nubwo baje kuvuga ko bagomba kwiyambaza uwitwa Sheri Silva akaza kuba yabakiranura ndetse akaza kuba ababwira ibyabereye aha ngaha kuri Twitter, ahita yandika agira ati Madame Scovia, iki kiganiro cyanyu rwose kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemure inyandiko nk'ingiyi uko bikwiye, mbere yuko muyiganiraho nibiba ngombwa muzambaze. Ikindi kandi igitaramo cya Africa Forward Summit na Nairobi ntaho cyari gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu kuko icyabaye inama irangiye. Ntabwo rero wasaba Sheri Silva
agiteguye ngo aze yemeze ibyo nanditse ku nama y'abakuru b'ibihugu ntiyari ahari. Abanyarwanda bakurikira Mama urwa Gasabo TV bakeneye rwose amakuru atomoye yumvikana atabatera urujijo, cyane cyane iyo mushingiye ku nyandiko zanditse mu ndimi z'amahanga. Uko nguko niko Minisitiri Olivier Nduhungirehe yaje kuba abwira uwitwa Mutesi Scovia wa Minisitiri Nduhungirehe ubutumwa wanyujije kuri X cyangwa kuri Twitter uvuga ko twasemuye nabi ibyo wanditse. Turagusaba kujya ubwira abo mu biro byawe bakadushyirira no mu Kinyarwanda, kuko abo ububwira si abi Paris, Kinshasa cyangwa se i Buruseli gusa, ahubwo harimo n'Abanyarwanda ba Kiyombe, Mushubati na za Kinigi. Muzakomeze kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu namwe ubwawe bizakoramo ababwira Abanyarwanda ibyo bavuze. Murakoze, mugire weekend nziza. Honorable. Ahangaha rero nibwo ibintu byahise bigira bite, byahise bihinduka ibindi bintu. Icyo gihe rero nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye kugenda hacicikana izo poste, ndetse n'abantu bagenda bazikoramo amakuru agiye atandukanye, ndetse abandi bakagenda basitangamo ibitekerezo bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero umukuru w'igihugu ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ndetse n'amakonti creator bari baturutse hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, nibwo yaje kubabaza kuri iki kibazo ngo baze ko kimusobanuriraho. Byagoranye rwose, byagoranye iki kibazo kumvikana, ariko n'ubundi byaje kurangira bavuze bati rero ubwo gahunda niyo ngiyo, umwe agomba kuzajya yorohera undi, umunyamakuru akamenya akazi ke ndetse na minisitiri akamenya akazi ke. Aho ngaho noneho ibintu bigira bite bisa nkaho bibonye umucyo mu buryo bwiza cyane. Rero hari n'ibindi byagiye bigarukwaho nk'inzoga z'ibyuma. Inzoga z'ibyuma bavuze ko n'ubundi ikibazo cyazo ari ukuba zigirira abantu ntabi nta keza kazo. Rero urumva ko ikibazo cy'ibyuma byo. Ikindi kibazo rero cyaje kuba kigarukwaho ni ikibazo kijyanye na football ikomeje kuba agatereranzamba. Mukuru w'igihugu yavuze ko yagiye akora ibishoboka byose agashyiramo n'amafaranga kugira ngo wenda hataza kubaho ikibazo cy'amafaranga. Ibyo byose rero akabona ntabwo byakundaga ko bishoboka, amakipe ntakomeze kwitwara neza, ahubwo ngo hakaba hari abantu bagiye batyo ngo bakajya kwikaragira imisatsi ndetse bakagira n'ibindi bikorwa bindi bakora, ariko ntibite ku mupira, ndetse ngo bashobora kuba hari n'ibindi bintu bigiramo bituma umupira udashobora kuba uri gukinwa neza ku rwego wakagombye gukinwaho. Rero ibyo nibyo byagiye bigenda bigarukwaho ndetse mu ngingo zigiye zitandukanye, ndetse hari n'abandi bagiye babaza ibibazo bigiye bitandukanye, ariko n'ubundi ibyo twagarukaho twebwe nk'Abanyarwanda n'ibyo ngibyo. Ndetse hari n'ababajije ku kibazo cya monetize ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda na n'uyu munsi kitarakemuka ngo kize kuba cyabonerwa umuti. Ibyo byose rero ni ibibazo bikigira bite bigishakishwa ndetse bigomba gukurikiranwa bigakemurwa mu nzira za vuba. Byanze bikunze kuva umukuru w'igihugu aba yabivuzeho burya biba byagize bite biba byabaye. Rero nanjye navuga nti reka nsoreze ahangaha ibiganiro byacu nakagaruka njye gutegura ikiganiro nakikugezaho, ndetse mukomeze kugenda mugira ibihe byiza aho muherereye hirya no hino ku isi, kandi mujye mwibuka gukora cya gikorwa gikomeye cyane no kujya aho umunsi mukareba ahantu handitse subscribe, ubundi ukayikora wamara kuyikora ukajya hari handika bandika igitekerezo ukacyandika, ubundi ukajya kuri kamenyetso ka like ugakanda ubwo like kugira ngo ibiganiro bikomeze bibonere ku mandasi. Mukomeze kugenda mugira ibihe byiza aho muherereye hirya no hino ku isi.